ko nta mpamvu nimwe afite yagombaga gutuma aza kuba mu rugo iwanjye. Umwana rwa ruhinja nabyaye rwarakuze rurinda rujya ku ishuri, umwana arinda agira 3 ans. Wa muhungu w'mama wanjye afite imyaka 4 agira imyaka 7 tukirana mu buriri n'abana 2 mu cyumba kimwe. Mama nta ide nimwe afite yo kuvuga ati kameme iyi couple ndi kuyibangamira kurarana n'abana ntago kameme bikwiriye. Nje nk'umubyeyi reka nibwirize ntange space nimuke nisezerere njyenyine, nimuke mbabwira ko mbonye ko hari inzu babanye ntoya ngomba kugenda abana bakabona uburyo nabo baryamamo n'ababyeyi bakisanzura. Jewe nakomeje gutesta ubwenge bwa mama wanjye, ndabutesta ngira kwihangana gukomeye cyane. Hagati aho ngaho muri iyo mibanire yacu nta mugabo yaratakimpa amafaranga yo guhahira urugo nk'uko yajyaga bikora kera. Haje nimwe mwabibonye ko twari turi muri chantier twashaka kugira akantu dukora, ni ibintu twajyaga tuganira n'umugabo, ariko projet zose z'ubwubatsi zikaganirwaho n'umugabo na mama wanjye. Projet zo guhaha haba hari projet runaka, donc jewe baragenda baranyekarta bankura muri cercle yabo bangira nk'akana mu rugo. Bangira nk'umwana kuko nizi ukuntu umuntu bafata umwana nyine bakanika ngashahiye cyo gena rifite uruhinja nonsa sinagize icyo mbura nkarya neza ntacyo nabuze pe kuko bombi barakoraga. Hanyuma ariko ikindi kitari ukurya no kuryama nta kindi kintu nta wundi mumaro nari mfite muri urwo rugo rwanjye. Inshingano z'umugabo yarazikoraga se? Byari bigoye ntabwo ari ahangaha ari ukuzimura cyangwa kuvuga amagambo menshi, ariko iyo ufite umwana uri hejuru y'imyaka 5 muri kumwe mu cyumba n'akandi kabebe nako kari gukura, hari ibintu kameme biba bitavuga kubikora. Ikindi ibyumba byacu, icyumba cyacu principal n'icyumba cya mama wanjye byatandukanywaga n'akantu gato cyane bitewe nyine n'ukuntu inzu ari ntoya ubwayo. Mu magambo makeya rero nk'icyo ngicyo ntabwo ari ni nkaho byari hafi ya ntabyo, yego bitewe na condition z'ubuzima twari turimo, yego. Hanyuma mama wanjye niwe wari warabaye madame wo mu rugo, akaba ari uhabwa ration, ibyo yahashye akaza akabifungirana mu cyumba cye. Rimwe nkakenera ikintu nko guteka mu rugo, mama adahari, ubwo nyine nkaba nategereza ko ataha. Umugabo yaba agiye muri mission ntabe yambwira ati Gloria ngiye muri mission nzagaruka umunsi uyu none akabibwira nyirabukwe. Njyewe nkategereza umugabo ko ataha, saa 4 zagera nkamubaza nise ko watinze wabaye amahoro, ambwira ati ntarya nibagiye kukubwira tubona agiye muri mission nzagaruka umunsi uyu n'uyu. No mu gihe cyo kugaruka akaba atampamagara ngo ambwira ati ndi mu nzira ndagarutse, nanjye nkaba nakwitegura umugabo, ahubwo uwo munsi ari butahe nkabona mama yashyashyanye ari gukora utuntu nyine turi special, nkagira ngo nyine ari gutegura, ari kudutegurira twese, ariko burya yabaga afite uwari kwitegura. Ibintu ndi kuvuga bigoye cyane ko abantu babyumva, ariko ni ukuri kw'Imana. Nta intention n'imwe mfite yo gusebanya ahangaha, ni inkuru y'ukuri. Yego umugabo agataha, mama nkamenya nyine ko umugabo ari gutaha ari uko numvishe imodoka ije. Yego hanyuma umugabo yaba yarwaye ntampamagara ambwira ati narwaye, ashobora hari ukuntu umuntu afatirwa nko ku kazi akumva atameze neza, agahamagara nyirabukwe akamubwira ati ntabwo meze neza, niba muri byo ndajya kuri clinique ndajya kwivuza, nshobora gutaha ntinze, rero ntimugire ikibazo. Ofite mama kwa kundi uwo mugabo n'umugore babana, za update zose zahabwaga mama wanjye. Mutapinge screen hamwe kugira mutapinge yego. Mubwira ko ntishimiye umubano cyangwa comportement afitanye na mama wanjye. Nabimubwiye categoriquement
yego namubwira ni sinishimira ukuntu mama amenya amakuru njye nakagombye kumenya wa mbere, sinishimira ukuntu nta hantu njyewe nawe tukijyana ahantu hose mujyana, sinishimira ukuntu unyima imodoka ukayiha mama igahora iri kuri disponibilité yiwe kandi ubona ko ari njye wikeneye cyane kurusha. Sinanze ni umubyeyi wanjye afite droit yo kubaho nk'uko mbayeho, ariko ndashaka kumenya gutandukanya umugore na nyina, umenye iyo difference, twese duha agaciro kacu ureke kuducanganya kuko ni wowe ufite ubu bubasha mu biganza byawe. Menye uko utwara mama mu isano mufitanye ubimukundire ubimwubahire, ariko nanjye umenye ngo ndinde kuri wowe. Ikindi naramusabye ndamubwira nti noneho ndifuza ko mama yakwimuka, urabona tumaze kugira abana bari gukura, ko biri kose umubyeyi akenera privacy, akenera icyumba cye bwite. Icyumba rero umwana araramo nyine ko akiraramo aricyo agomba gukiniramo, aricyo agomba gukoreramo amafuti ye yose. Ndabona nkeneye gusuka nziza, nkeneye kuryama ahantu hameze neza, ngasasa abana bagasasura, ngasasa bakaza bakamenaho ji, murabyumva nyine ubuzima bw'abana n'ibyumba byabo. Rero n'ikindi nta education turi guha abana. Hari igihe ngewe nabaga mvuye nko mu dushe bagirwa nko gufunga nk'icyumba ndi kwambara, umuhungu wanjye w'imyaka ingahe akaza akafungura, wenda aje nko kureba ikintu mu cyumba cyangwa aje no kuryama gusa cyangwa gukina, ugasanga akaba yambona mbara ibintu bitari byiza ku mwana. Izo fact zose rero nzereka umugabo, ndamubwira ntimfasha kuko ngewe ndamutse nsezereye mama wanjye yabona ko ari amatiku nyine ko mwanga ko ntamukunda nk'uko asanga bivuga. Ariko wowe nitwicara twembi tukamuganiriza, tukamwereka ko abana bakeneye icyumba, mbese tukamusezerera mu kinyabupfura, azabifata neza, ntabwo azabitwara n'ikoma mu gihe cyose wowe uzaba ubirimo. Ni ukuri kw'Imana ibi ni ibintu natangiye kubwira umugabo kuva muri 2021, turinda dutandukana na mama wanjye kuri 2023, aho nafashe decision mbonye wa mwana nabyaye w'uruhinja agiye gutangira maternelle yujuje imyaka 3, mama wanjye akiri aho ngaho nta na ide afite yo kuvuga ati umukwe wanjye kameme arabibona gute kuba ndahangaha, ese ntabwo mbabangamiye, ntabwo ngewe icyo gitekerezo yigeze akigira mu mutwe we. Ikindi kandi ashobora gusinyala ahangaha, buri muntu wese wagiraga inama mama wanjye akamubwira ati mama Gloria ntabwo ubona ko presence y'abahanga yitaga mutuka, akamufata nk'umwana, akamubwira ko uburyo yaje hariya atabizi, akamubwira ko bazavuga ibyo bashaka as long as umukwe amukunze atamwinuba, ibyo abantu bose bazavuga ntacyo bimubwiye. Twinihuse rero mu kwa 9 2023 naricaye ndatekereza ndavuga nti mama namuhaye space ihagije, umwana nabyaye yarakuze, niba ari no kumfasha kurera umwana ndumva yaramfashije nk'umubyeyi, igihe kirageze ko rero nanjye shyiraho iherezo kuri buno buzima ndimo, kuko nabonaga ubwenge bwo kuzibwiriza ngo yimuke ntabwo afite. Nigira inama rero kuko umugabo yari amaze kunanira mu gihe kinini kingana n'imyaka 2 mbimusaba ko tubikora, nigira inama yo guhamagara mukuru wa mama wanjye, agera mukuru we bavukana, ariko uyu muntu ndi kukumva ariko umuntu yakuzengereje kabisa. Ngereje bari kumamagara telefone igiye guturika yego. Hanyuma sinigeze mbwira grand sœur wa mama wanjye izi details zose mfite n'ibibazo mfite mu rugo kubera mama wanjye, ahubwo naramusabye ndamubwira nti tante umfashe, dore inzu mba murayizi, ujya uza kudusura, urabona ukuntu ingana, abana mfite urabona ukuntu bangana, mfasha aba bana bakeneye icyumba cyabo, nanjye nkeneye nukuri ndarambiye kurarana n'abana. Ariko natinye kubibwira murumuna wawe kuko mbimubwiye yabifata nabi, ariko we numfasha ukabimubwira
ukabimubwira muri pretext yo kuvuga ko abana bamaze gukura bidakwiriye ko bararana n'ababyeyi, ahari wowe yakumva kamsa akimuka n'umutima mwiza atabonye ko nta umwirukanye, nta umubwiye nabi cyangwa ngo amutekerereze nabi. Kuri mama yarambwiye ngo ibyanyu byaranyobeye, uko bibona nanjye niko mbibona, narumiwe. Ikindi kandi njyewe mama uramuzi, urabizi inshuro zose ko duhuye, igihe cyose duhuriye iwawe nigeje kubasura urabizi ukuntu ntuka. Rero nukuri ibyanyu imbere bahukuntu nareba televiziyo, nanjye ndabishakira solution nkabirura. Uwo ni mama ni nyoko wanyu? Yego, singiye gutukwa n'uriya mubyeyi. Ubwo icyo gihe yahise nsubirira ibitutsi byose yajyagamo, tukarambira ati rero no si vraiment je suis désolée, ntacyo ndi bugufashe, gusa hamwe n'Imana bizagenda neza. Nagize deception kuko mama uwo mutante niwe wari icyizere cyonyine numvaga mfite, niwe numvaga ari bumfashe mama wanjye akamunkiza akava hariya. Ampakaniye gutyo rero nagize depression, ndavuga nti uwakamfashije ko ari uyu nguyu nawe akaba mpakaniye mbigenje. Ariko tante nyuma yo kumpakanira uko yarahindukiye, sinzi ibyo yavuganye na mama wanjye, ntabwo ibyo mbizi nabambeshye. Hashize icyumweru ngiye kubona mbona mama wanjye mu gitondo cya kare nka 2:00 ahamagaye imodoka arimutse, ibintu byose byari mu cyumba. Jesus, ako kengegere kumuhamagara ndi mwatapinze screen. Uwo muntu wamwandika ka message ukamubwira akabaritse guhamagara? Mama nimeho ntaza ari kumpamagara pe. Okay, ntaribi. Nimeho. Reka nawe komeza nta kibazo. Warabyutse mu gitondo mama wawe ubona arapakiye? Arimutse ariko ntiyansezera ko yimutse, asezera umukwe we, ni gahunda bari bazaranye ko yimutse. Yego. Yimukiye rero nkuko nabivuze, yimukiye ahantu bita Nyabyondo. Nyabyondo ni hariya hafi ya school. Yari hafite inzu ye, ahita yimukiramo ako kanya ajya kuhaba. Yego. Ariko kuko aho yakoraga naho Nyabyondo hari kure cyane, byaramugoye. Hari akantu nibagiwe, muri 2021 mama wanjye amaze umwaka hafi n'igice iwanjye, akana nabyaye katangiye kuba akana kagenda kirukanka, nabonye iyo situation akazu gato nyine kwa kundi urabizi Kigali ariko umuntu agura akazu gato akagatransforma. Negera inama namwe ni mama, hano hepfo ko bari kuhagurisha ku mafaranga makeya, why not utakagura? Komsa niyo uzashaka kwimuka ukazimuka ntujye kure yanjye, nkajya nkubona hafi, nanjye nashaka no kugira aho njya nkaba ndi safe ko abana banjye bari hafi, ukaba waza ukabagumana cyangwa nanjye nkabakoherereza. Ikindi kandi nawe ni mu nyungu zaba turi hafi yawe, nta kibazo wagira. Mama wanjye yarankunze buri yunzu arayishyura arayigura, noneho njye nabikoze nk'umutego kugira ngo mpite yari nko kumwirukana ariko mu buryo bw'ikinyabupfura cyinshi. Ndavuga ngo hasi yacu Kamena arahita abona ko noneho abana batubangamiye, yibwirize noneho avuga ati bana banjye ni ukuri reka njye kuba iwanjye, turaturanye bya hafi. Ariko ma grande surprise nuko iyo nzu yaguze 2021 arinda vi wanjye 2023 mu kwa 9, urumva amegera kibiri yari ishize inzu iteretse aho yarajemo ibihunyira n'ibiki byose, adashaka no kujya kuyivisita. Nkajya mubwira nti wajya ukavisita inzu yawe uziko zitari abantu igwa ko nishaka izahira imengo, none se ngo simfite aho mba hari ubwo nyagirwa. Mu magambo makeya ako niko kantu gato nari nshatse kuvuga kuko akaraza kugarukamo mu nyuma. Mu magambo makeya muri 2023 nyine nababwiye ko yimukiye Nyabyondo. Hanyuma rero aho Nyabyondo bimugora kuva iwe ajya ku kazi kuko umugabo wanjye nawe ajya kumutwara akamudepoza ku kazi. Numva rero umuntu amenyereye transport kukura muri rwo kudepoza byaramugoye cyane.
yanzu rero yakuze hepfo y'iwanjye abonye ko bimugoye guturanya byondo n'aho akorera nta na transport afite niko kuhita yikora vuba byihuse mu byumweru 2 agaruka muri quartier arimuka yimukira rero hahandi munsi y'iwanjye aho duturanye neza kugeza amagirwa y'amazi mu kugaruka nabwo ntiyigeze ambwira ko ari bugaruke nari mpagaze ku muhanda mbona mama arimutse mbona yimukiye iwe ndavuga nti it's okay yimukiwe ntabwo bindeba kameme nuko rero kuva 2020 kuva mu kwa 9 mu mama wanjye ava mu rugo nababwiye ko kuva yahagera nari ntagihabwa amafaranga yo guhaha inshingano zose narazikuweho nk'umugore mu rugo umugabo rero mama kiva mu rugo yatangiye noneho kwiga ingeso yo kudahaha abana bava ku ishuri akabacisha muri restaurant hariya mu Marangi bakavayo bariye akaza abana bava ku ishuri barya bakaraba baryama ku manywa aba yabatakoze ibyo ngibyo ntahahe complètement njyewe nize ubuzima tubamo butwigisha ibintu byinshi hariya ahantu dutuye ni quartier ntabwo iratera gutera imbere ni nziza ariko ntabwo twavuga ko ari nka za Nyarutarama kameme hariya nahabwa nize ko nabonye abantu bajya batoragura utuntu tw'utwuma ukabona umuntu atoraguye n'agafuni ko atoraguye n'agasumari nkavuga ni bano bantu baba bari gukora ibiki kuki umuntu w'umugabo umuntu w'umubyeyi umuntu w'umwana ukabona bose bari intéressé no gutoragura utwuma nyuma nza kumenya ko ikintu cyose kiri metallique ikintu cyose cy'icyuma bakijyana mu miduha hariya mu gasantre hari agasoko bakabipima bakabishyira ku munzani ikiro cy'ibyuma niba cyo kibura 300 things like that noneho bitangira ide y'ukuntu abantu nyine batoragura ibyuma bakabigurisha bakabona amafaranga yo kubaho kandi nabyo sibyo nta mugayo urimo rero umunsi umwe umugabo amara nk'icyumweru adahaha stock nari mfite irandangirana hanyuma mbona umunsi umwe abantu bagiye gutaha babwirirwe ndeba umwana w'imyaka 7 n'undi w'imyaka 3 ukuntu bari gutahe nta kintu bari burya numva ngiye nko gupfa bigeze nka saa 7 nahamagaye umukozi wanjye namwe tujya muri stock twari dufite ikintu cy'igi stock umugabo wanjye abikamo ibintu by'ibyuma kuko ari umutekinisien bishaje byuye ndamubwira nti rero nako tugiye gukora nk'abandi tugiye kugurisha ibyuma tubone icyo dutekera abana kandi natwe turye twarajagata ibyo byuma dukuramo ibyo tubona nyine ubona ko hano bitagifite umumaro tubishyira mu mufuka amagara umuhungu wajya gumpahira mu miduha ufite igare ndakani ngwino nkoreka ikintu nkorera azana igare namwe nijyana n'umukozi mujye mu miduha mupimishe bino byuma amafaranga avamo umukobwa wanjye yafate ahahemo atahe nyine duteke donc niga ubwo buzima ntabwo ari ibintu nakoze rimwe si ibintu nakoze 3 ibintu nakoze inshuro nyinshi kugira ngo abana ndebe uko babaho ni ibintu nakoze nko mu mezi 2 hakaba n'igihe none ushaka n'icyuma ngurisha nka kibura urumva ubuzima nk'ubwo ngubwo tariki 16 z'ukwa 11 2023 mama yari amaze amezi 2 twaratandukanye abiwe nanjye mbiwanjye uwo munsi umugabo arankubita le 16 novembre ankubise ikintu yankubitiye ko hari amadokima nari ndi kumusaba hari amadokima sindi bubigarukeho cyane ariko niba ngombwa azabivuga yari yanyemereye ko ari buyatahane tugiye kuryama amubwira ni seza dokima wowe bitso kazizana kwanza narugo mbitindaho hari dokima hakaba n'amapasiporo y'abana rero twaye amapasiporo y'abana yaragiye kuyahisha ku kazi ndamubwira ni ntabwo ushobora gufata ibyangombwa by'abana ukajya kubihisha ahantu ntazi ni ibintu byatwese ni iby'abana bacu bizana ahangaha ushobora gupfa ushobora kugira ikibazo ugasanga bizana ahangaha menye ngo twese dokima tuzibitsa uwo munsi rero le 16 yagombaga kuba yabizanye amaze igihe kinini cyane ambara bizana mubajije nti se wabizanye arambwira ati ntabyo nazanye arambwira ati rega nawe urirushya ziriya dokima rwose rega ngo kurira inzira ku murima ntazo nzaguha niba hari ikintu uzapfa utabonye n'izo dokima ubyibagirwe ubihanagure mu mutwe
kubera rero importance izo documents zari zimfikiye narababaye mira donc nzamurijwe nje tansiyo irazamuka ngewe sinjya mbeshya tansiyo irazamuka ndarira ndamwe kubera iki gutya kwa kundi rero turi kweshanje amagambo bivamo kubitwa nge sinamukubita sinamushobora arankubita cyane aranambabaza abana bareba umukozi wacu yagiraga icyumba cye hanze yumva induru araza kubita inzugi n'amadirishya umugabo arakingura arandeka uwo munsi twahamagaye mutwara sibo wacu ngiye mubwira ko umugabo yakubise ariko ntifuza ko nanone bijya mu nzego zo hejuru cyangwa habigenewe mutwara sibo turaganira nk'umuturanyi tujya inama birarangira arataha nako turaryama icyo gihe naryamye mu cyumba cy'abana Christophe abuvuguma mu cyumba cyacu ariko ararira n'abana bwarakeye tariki 17 mbyuka nyine ndwaye inkoni abyuka nawe ajya ku kazi nk'ibisanzwe hanyuma bigeze mu masaha nimugoroba mujya kwivuza kuko ntabwo nari imeze neza njya kwivuza nagiye kwivuriza muri clinique yitwa Saint Jean ibahari Nyamirambo ahahoze ariko agira intwaye babonye eta nari ndimo bahise banshyira mu bitaro nari ndi kubara umutwe cyane bantera imiti yo kunsinziriza kugira ngo byibura noroherwe iryo joro rero ryo 17 naraye mu bitaro bukeye baransezerera kuko nari maze koroherwa ngewe rero nk'umugore ku myaka yanjye nari mfite kubaho nta mama mfite byibura ngo ngire inama mbwira ati umugabo niwe yagukubise komera biragenda gutya nigiriye inama mu mutwe wanjye ndavuga ati ndahukanye sindi butahe mu rugo umugabo yankubise jewe ndasubira mu rugo nuko umugabo anyuye namara kuncyura muhe condition yuko ndi butahe mu rugo aruko duhamagaye imiryango yaba ari umuryango we n'uwanjye n'expose ibibazo byose mfitanye n'umugabo ngaho nubwo mama yanjye atabaga mu rugo muri icyo gihe cy'amezi 2 yaravuye mu rugo umubano w'umugabo wanjye nta kigeze gihinduka uretse ko umwe yabaga ruguru undi aba hepfo nta kigeze gihinduka mu yindi